Gatete Jean Claude. Yes. Samagurisha amatike wowe ugaceka amatike sibyo cyane ibeshye ibyo uvuga nukuri egera mikoro neza ariko egera mikoro ibyo uvuga byo nukuri hanyuma mwebwe nka steward cyangwa se nka Tiger Gate mushinjwa na byinshi muterwa amabuye kenshi ubundi mukorana gute na ni company ya Urid ndetse n'abateguye amarushanwa rwose zo muri iriya myanya hari sold out ubwo ugura nohangaha no kugura handi habibiri cyane rwose kandi naho urumva ko hagiye kurangira aravuga ko bageze kuri 35 naho huzura urumva kimwe cya kabiri cyamaze kurenga urumva rero nk'uyu munsi bishaka kuhurirana nuko staza kubirana bifuza ariyo byatina ntago byageze ejo saa 5 stade taruzura ni ibintu bisa nkaho mu byukuri rero ngira ngo abafana iberi abashaka kureba match bataragura amatike umwanya n'uyu nguyu no mwanya mwiza no mwanya ariko ngende nabibabwiye bya biri byabo ngo bagura ku munsi wa match uwo muco na buri gihe naribabwiye nimukamamugare ku munsi wa match araba match yarangiye kwa kabiri bavuga bate stade Amahoro ntiyakuzura ngo ira stade ngo ni nini ngo 45 ngo byanze bikunze niyo nayigura kwa gatanu nazayibona ariko umuntu yareba abafana bari kuri Kigali Pere yareba bahageze bagasanga stade yuzuye kandi mu byukuri nabo bifuzaga kureba umukino akabona hari ibimenyetso byo ko stade Amahoro zaba yuzuye ubwo rero ikiza nuko stade Amahoro kiza cyayo ntabwo wavuga ngo hasigaye hose ntabwo ari ahantu ho kuticara n'ubundi stade Amahoro ngiye mfata ko yose navuga ko ari VIP kuko yose iratwikiriye hose uba wicaye neza niba urifuza kwicara muri executive seat cyangwa se muri VIP gura yingi ya bibiri nyabona kugira ngo uzarebe umukino kuko naho ni heza navuga ko rero uyu munsi usa naho ari uwanyuma kugura aya matike Gatete Jean Claude. Yes. Samagurisha amatike wowe ugaceka amatike sibyo cyane ibeshye ibyo uvuga nukuri egera mikoro neza ariko egera mikoro ibyo uvuga byo nukuri hanyuma mwebwe nka steward cyangwa se nka Tiger Gate mushinjwa na byinshi muterwa amabuye kenshi ubundi mukorana gute na ni company ya Urid ndetse n'abateguye amarushanwa murakoze cyane uburyo dukorana ni bya hafi cyane kuko urebye iby'amatike n'ibya no kwacekinga baba bari imbere bari gusikana ariko before nitwe tubanze imbere kugira ngo tubashe kuboherereza abantu bafite amatike urumva bo babanje wasanga abantu babuzuyeho baba bafite amatike abadafite amatike ugasanga babaye benshi ariko tuba twagiye imbere twebwe tugakiriyaringa abantu bose bafite amatike none bakabageraho bo bafite amatike kuko ubavuyeho ahita ajya kuri polisi kugira ngo bamusake tukwana bya hafi ko turuzuzanya kugira ngo umutekano n'amatike bize kugenda neza nta kibazo pe turakwana neza nta kibazo gihari Tiger Gate imaze imyaka mike ivutse experience bimaze kugira nk'umuyobozi wayo muri mu gutegura amarushanwa no kuza n'abafana kuza kuri stade uhura nabo ni experience nini cyane ko tumaze kwakira amashampiyona mpuzamahanga menshi imyaka 5 ntago yaba ari imyaka mikeya cyane cyane ko imikino itandukanye tuba muri Tour du Rwanda tuba muri CI twabaye muri Peace Marathon International tubaye mu shampiyona atandukanye y'umupira w'amaguru Champions League FIFA Series tumaze kugira experience nini cyane koko twebwe icyo twifuza n'umutekano w'umufana imyinjirire ye imyicarize aho yicara kurinda match itangiye kurinda match irangiye n'igihe ari busohokere muri stade umutekano wuzuye nta kibazo gihari pe ni nama kimwe hari ama incident yagiye abaho yo muri Tiger Gate y'abakozi ba Tiger Gate ya mbere ibere niba twibukiranya neza hari zidageze kubaho yo mwana Nyamirambo niba baramukubise umugeri umufana kubita rwose baramuraha akabona yaragakubise hasi n'umugongo sinzi ko kiri muzima hari indi insida yigeze kubaho twagize n'amahirwe Frank Romeo nyir'ubwite we yaje hano Jihad Mavubi ni muri FIFA series kuri finali Jihad ashaka kwifatira umwana we Romeo aravuga ati uzace n'ahandi ntabwo wanyurana ahangaha iyo video nawo yabaye viral iratembera bati ntabwo ari byo cyane Kabera yaganiriweho cyane ati ntabwo ari byo Kabera Frank Romeo ni umuntu twari tuzi
ko azi ibintu bya siporo, twamwumvishe kuri radiyo Rwanda asesengura, ni umuntu ureba umupira w'i Burayi, ni umuntu uteye imbere muri iyi domene, ariko kuki se yakwitwara kuriya? Wenda icyo kintu ntabwo ndi bukibaze bosi uri hano, ndakimwibariza. Romeo, abantu baguteye amabuye, abagututse, abakubwiye amagambo mabi, bari bafite ishingiro cyangwa n'ubu ngubu urakihagazeho? Niwongera guhagarara hariya Rayon Sport itwaye igikombe, umwana wa kapiteni wabo agashaka kuza, uzahita uvuga reka? urakoze cyane Ruvyanga. Ubundi hari ikintu kimwe tumenyereye hano muri stade. Niba utekereza yuko uzavugwa neza mu kazi kacu kubwiriza umutekano muri stade, ntabwo byo wagakora ngo bikunde, kubera yuko abenshi mu badutera amabuye cyangwa imijugujugu nabo dukumira cyangwa se tubuza kujya ahantu batemerewe kujya. Yenda nshatse kunganira gato Gatete uko yaratangiye akazi kacu kubwiriza umutekano. Uriya mbere yuko twinjiza abafana muri stade, tuhagera amasaha 5 mbere yuko umukino utangira. Buriya uyu mukino uri saa 9, twe turi muri stade saa 3 turi muri stade, kubanza kureba zambi zose. Ngo ndavuga rimwe na kabiri, ikibuga na vestiaire aho abafana bicara, ko nta kintu gishobora gushyira abafana ubuzima bwabo mu kaga. Burya imiryango ijya gufungurwa, twamaze guca muri stade hose izo nguni zose kugira ngo turebe ko nta kibazo gihari. Noneho nibwo abashinzwe guskaninga amatike baba bahari, ndetse na Croix Rouge na polisi tugomba kwinjiza abantu muri stade. Noneho nkomeje ku kibazo warumbajije, uriya irushanwa ryose rigira amategeko arigenga. By'umwihariko ugarutse ku kibazo warumbajije muri FIFA series, gutanga imidari cyangwa se ibikombe haba hateguye protokole yabyo, ndetse n'abagomba kwakira iyo midari n'ibikombe. Buriya rero muri FIFA series hari imidari yagomba kwambika abantu 20 gusa. Buriya niba babonye neza abakinnyi b'Amavubi bose siko bagiye kujya kuri podium kwambika imidari. Aho bagomba kwifotoreza bari bemereye kuhagera, nicyo bita meet and greet. Niho abakinnyi bemererwa kuzana imiryango yabo, abagore babo n'abana babo, bakabasanga kuri podium ya kabiri. Iriya podium ya mbere ijyaho gusa abemereye kwambara imidari. Buriya by'umwihariko Jihad, kapiteni y'igihugu, twanabiganiraho nyuma ndamusobanurira, ndetse na Manditsire ntabwo ari Jihad wenyine, barabyumva. Ntabwo umwana we cyangwa se undi mudamu we cyangwa undi muntu yari yemereye kujyana nawe kwambika umudari, kuko uwo mwana we cyangwa se undi muntu ntabwo yakorewe umudari kujya kwambika uwo mudari, ntabwo aba yemerewe kujya kuri ya podium ya mbere. Banabyumve neza cyane. Nejo twakoze n'inama itegura finale ya Sekafa Kagame Cup. Abakinnyi bazajya kwambika imidari baba abakipe z'abatwaye igikombe ni 23 gusa. Ni ukuvuga ngo niba bafite squad ya 30, 7 bazaguma kuri bench, bategereze bakongera bajye kwambara imidari. Bamara kwambika imidari babone kubasanga kuri podium ya kabiri, aho bajya kwakira igikombe ndetse no gukora celebration. Aho bambika imidari 22 gusa nibo bazaba bemerewe kujya kuri iyo podium. Ni ukuvuga ngo hari amategeko n'amabwiriza abantu tugomba gukurikiza. Ikiba gitangaje nuko wenda usanga nk'abo abanyamakuru benshi dufata nk'abanyamwuga hano bafashe iriya nkuru bakayigira inkuru breaking news bakajya gutangaza, ubundi bahagombye kubanza kubaza